Hey! Ha! God have mercy upon us. Kanze wa mugabo Hana ya gereka Nichuru umwana sha kogisi tuza shaka bakaba agukutse umujyamo pole nakundira kubigenda hano rero burya uhagarikiwe n'ingoma iyo ugezemo umugore hayigira rwose cyangwa rukaba rubi nako nizere ko ruzaba rwiza umugore akazana mu cyangwa mwana wanjye naramureze mwana wanjye namuhaye uburere namwaga mwishyuriye amashuri ariga ibintu rwose ni amahoro n'umudendezo umwana wanjye abasore benshi bakase mu rugo baza kumushaka naramwimanye numvaga ngomba kumuha umusore n'amugaye ntabwo nabuze ikibiriti cyashize rero ku izina ry'Imana sinzi ikintu natekereje ese wowe nta kintu urebamo n'iki kibiriti cyanjye gutekereje bigiye kuzansaza bigiye gutuma nsohoka mu rugo n'ibindi ariko nakubwira nabi wa mugore mwampaye aka kazi ngo ngakore mwakampaye ntagashoboye databuja rero ndaho bigeje maje kunanirwa umugore wahoraga arancunaguza ariko ejo yanisimbwa nuko narakara ngo ubirebe agumatemo ahege bose ndasanga nagakoze ngaho reba nawe urugo rw'Imana imbere y'umwana wewe intanga sha wintanga kuri igikize reka kuntanga bazakubwira ibintu turabyina nagira ngo noneho ubu tuvugana nagira ngo urumva nasuzamo umwambaro wanjye w'icyubahiro nkigendera turabyita ikibingibi bo iyo twatimo rero muziko nabahamagaje mu buryo byari bitunguranye data kariya kagabo ndakica data bukwe reka mubwire buda kuva nabaho nta mcyano na rimwe ryari ryatinyuka kunkoraho ukuriye kariya kagabo ndagaye wowe ugenda ndarakaye jewe ku rugo rw'umukwe wanjye suzugurwa n'inyana y'imbwa amajipo nk'iriya ubu ndubakwe niko shaka ibeje kugaruka wabaye imbwa ku buryo wasuzuguza bamwana wabaye imbwa ubona n'ibikeye urabona n'ibindi niko buda kumuzi wanjye nabubashye mwaje gusaba ndabubaha mbakorera ibishoboka byose mbaha ibishoboka byose gute muza kunzuzugura ibi ni ibintu mwapanze data rero ibi bintu ni budara wabipanze reka babwire rwose data wabipanze budara kugeza hakaba aribwo biba wamugana ko winjira kare twose ko bitari byabaye hani isoni jewe erega data umusaza kandi byose twabireka muri kubona bike mwabonye bike hari ibyo mutarumva n'ibyo mutarabona umukobwa wawe umukobwa wanjye ni uteye biriya bintu data reka kubwira uretse gato tujya kumva buri ruhande sawa kugira ngo umukobwa we mu gihe wasomaga fanta yakubwiye ngo yiwe kuko ariyo yanyuma niko yakwibwiriye rero data muzi ko twabanje kurambagiza umukobwa tubanza kubika ibyo twumvikana gusa subira inyuma urajya gutangira mu ntangiriro wavuze ibiri aha ngaha nabimenye s'il plaît nyine uko biri kose hatukwamo inkuru niko baca umugani data nibyo nababwiraga uru rugo rukigiramo umugore ahubwo ngo rube rw'umushinga wabaye umuvuga kugeza uyu munsi mwawe kururiye ko mwageze aha ngaha mugasanga umukobwa ari uwanyu mba nishe buriya noneho kandi mureke noneho bababwire ikibazo ubundi naha dore abandi batangiye kugusekera nturebe uriya mugabo se dore ubu bararangije ariko nicyo gihe nje rero nta rutege nifitiye narananiwe rwose ubwo ubu uhinze kuhinga iminsi ibiri tukabura soje kubera amafaranga iminsi ibiri se bo ubwo rero cungahitamo
hari ikindi nakweretse na kiraco hirya hitamo ikiza hano ntabwo ndi kukireba neza zamuka dore ariko rero igitoki ko ntabwo biri kunzamo neza kuri nagiteganyije kuzagihemba umukobwa wanje ariko nta kibazo reba ni mujuba original ko nacyo ntikirera neza kwera si ako cyama wakweza igitoki kwa uko nyine njewe naho abantu banzi ngo ni umukungu wakweza igitoki kari hafi no gusha gusa ikibazo ntabwo biriya bitoki bikomeye cyane ngiye mbikunda izo nzu ariko ngiye ndumva ndahitamo iki kiriya oya iki nicyo cyiza bwirahuza amafaranga yayo ikisi manzi ucitegereze neza rero nawe ubwo urebe urambwira dore nagize ngo nteyemo n'utugori bavuna muheto baraje barahagaguza nsanga ni igikenyeri sha aha se barabikwibye kuza abajura dusigaye dufite muri uno mudugudu bareka sha hari inzara hanze aha inzara se nawe kugeraho ngaho mbwira ngaho ndajyana iki urampa ibihumbi 8 ibihumbi 8 ni 8 rwose kugerwa umenya aho arega menya ngo wa mugore we ubu se ngiye nayungukamo nyine nanjye maze kumenya iki ibiciro by'ibitoki bushize ntuza nyansibura niwe waje shaho munyamunyande yaraniye no hejuru iramanuka iri gucuncumura ikora ku butaka inzari 82 bagishyize ku munzani gura ari nkawe mbese ari nkawe umuntu akayaguca wayatanga ese nayakuramo mva nkubwire ndagurama ngahe ndagurumbi 2500 ndagashangwa ndagatora mama wa mugore we koko ubuzi uje kugura urukwavu uye sikugura urukwavu cyangwa guhenda n'inyama ngareka nkurembere huruse mwebwe byo 2500 ndashaka kuti none se muzakira mwabacuruzi mwe muzakira ni mpamo y'Imana ariko bakireka kwa nawe inyungu yo niyi 2500 ujyana ugicuruza mu 90 ubuse umva iyo nyungu subwo uzaje mu ijuru byanda gira 6,000 rero kubera ukuntu natukana ubu ngumyanga wanantuka ariko ngiye kugura nk'umuntu urabanyatayemo basi wenda nunguke duke ariko ntigura ubu navanga undi n'ibitutsi jugujugu ndaguha amafaranga 3500 wa mugore we rero menda tutarashobokana igendere ndakigurisha kanyungu gendere ubuse ari byo ngibyo ntuzabera nsira ejo twarahageranye aravuga ati rero ndaguha 5,900 nubwo ntwakuzuza araho gashaye cyo gikoto cijana aranga nanjye ndaganga rero nawe nkunda gakasuzugura nagatarahiya nawe mu gitono yavuze ati azanye ngera amahoro angahe impamvu nguze nawe numpaye angahe none si ubwo si 4,000 anda wa anda yewe oya habavu ntangara mfiteye gutya gerwa ariko nyumva akaje mundi wavuze ibyo rero reka kuzana ibyo nyine muje muraguza abantu ariko mutagamije kuzabacurira neza mwabagiriye ibyo bihuriye si n'iki gitoki none suragira ngo ntayakura ngavuga uti reka nguhende kubera ko ejo bundi nakugurije amafaranga wenda binyuze mu iyo mvugo nibyo ndabyumva neza kandi ibyo ntibyashoboka ntabwo uzayanyishyura umva rero shiraho amafaranga 500 nacuze kuziyafata oya wintega iminsi umva rero ongera amafaranga 500 ariko nakugize nge ntayo narenza anda fata mwashiraho amafaranga 200 ariko gerwa nakubwiye ongeraho igikoro ntayo tukijana narenzaho ntayo narenza gashaho 50 nayo we ntabwo ndomuhira imbere wo gusuzuma sinakubwiye siko nakuraga ibintu byaga igendere igihe cyo kurandika igendere yewe kibazo rwo sawa igendere ariko ubu nari guhenzera igendere yewe igendere kuko nyaye igikoto cya 50 cyane ngo aranda umvase umva yewe bo gapfa kugazana ariko rero unyubitseho utyo ndagashahurwa iyo ubyanguka Somana hari afite ibitoki biba byarakuze ariko ibyo byo kwa Somana hari zirakirabiranya uzabaze ntuza amapfuruka ntiyaguzeyo karamasenge akasanga mu nda
munamo hagati ni ibititi yewe biri gusa singura iby'imineke ngura ibyo kurya byo kugurisha muri tugenda iki wiyungukire rero rero ko muratunyunyusa ntakijyana nonaha uragitema gihe ki ku mugoroba ndaza nohereza umwana aze kukintemera nimugoroba ikindi cyashize kuko nkitemye gutya kiranamba reka maze njye gucuruza icyo nari mfite ubwo ibyo birakureba ko ntacyo ngitiranya nacyo si dore ikivovo muramenye mutemera hano hejuru iki kivovo uramenye mutagica nabi ugasanga unkoreye ku mubyari niko se nyoye gute iyo nzira unyuze urayizi ko bayifunze haraharagura nawe ufite igihe itaruguriyo umuntu wafunze amarembo abantu bakajya baca yewe ese kuri ukwiruka ugiye gucuruza reka nza dutambikane buriya rero ntabwo ukuntu ibintu biba bimeze ariko se bitewe wa muhungu umeze ubu se uje gusinzirira ariko umuntu w'umusore nkawe iyo ubona uje kuryama ku gasima uvuye mu rugo tuvuganye wagira ngo umayemo ibisinziriza oya naje nzi ko ngiye gutegereza nega nari nzi kuri bunyure hano ubu ariko ubureba bizavamo ubu ufite urugo waza ukicara ahangaha ugataha udatahanye umuhahano ubwo se hari imbwa itunga urugo wishinyagura ndarutungisha ikiza ubu amafaranga umbwiye ugiye kumpa koko ari nkawe ubundi se ukoze byagutwara iki nta mbaraga ufite nkora ikiza ndabona wambaye amasaha ahenze agera atorokweto rurenze uza kwicara ahangaha mbure byose nk'ingati imene ubu niho mwabonye agasima ngase ngawe winyinjirira basi ubu akuka gake mfite urajyana ko nkakoreshe gashiremo none se tuvuye mu rugo umbwiye ngo iki ntumbwiye uti ndanyarutse hari akantu uje kurira kuri botike ndahita ngaruka cyahirega nayo mbizi kuri buhansange gusa ariko ntabwo nagutengushye si uhansanze se kereka wenda iyo ubusanze nagiye kandi dore ndaha kuri hano manywa y'ihanga urebe wifotoye nawe bose uri gusinda none wagira ngo ngire nte nari nshonje nari mpaze naje kugaruka umwogo winda naje kugarama ubwo urumva ibyo ngibyo igifu kibisa niba uraritse se ejo uzawurarikaye kandi ngiye gukora ubu uje guhangana n'abasinzi barahabuze ku muntu w'umusore mu myaka ufite cyakoze imbere se tugende niba ubyemera cyangwa njye gushaka igare igare si ubwo wikoreye ku mutwe ndabizi ubwo ni umuzigo wadanje ubwo ni wandi bagenda kuzana igare si urarishaka urarifite cyangwa n'ujya kuri turajya kuri kode hasa amafaranga amaye kubizi kari makeya imbere tugende cyangwa umbwire nifatira abandi abakeneye amafaranga barahari none bafata ibyo twumvikanye maze byo bitesha agaciro imbere tugende se sinshaka guhangana n'abasinzi bayamaze ariko dukoresha iminota mikeya nakuye ko hari umuntu ngiye kujya kureba mu kanya nawe ufite akandi kazi ubu se wamurebaga ngaho wari usutaraye erega nari ngutegere nese ubwo nta telefone mfite nawe ntabwo wigeze umpana nimero zawe nese ubwo nari kubona na gute akora murashoboye ese wowe ko waje wansize abanye ngo turaza kuza kuzindukana ariko aha hantu gambwe urahahingira ngahe koko mu byukuri ate ni mono guca mara hasi hose urumva ni ukuva ahangaha uko hateye ugatambika ukagera no kuri kariya hariya hasi turatatana ukwaje icyo nashakaga rero ni ugutera imboga ahangaha kuko ntabwo tujya kuhatera ibigori ntanaga n'ubundi tubanze tuvugane amafaranga kubura nibura kubura kambwira njye utameze ahantu urameze mu 12 kuva hanga kugera ari mu 12 urahahinga iminsi ingana si umunsi umwe si iminsi 3 ugura uhingira ngahe ibihumbi bine bose nta ruhembo ruzabonekamo bose urembo uzarumereza uzi ko iyi suka igeze kuri 6 twigura ntushaka nimba utashaka isuka yawe umbwire ntuza ngo uhiyaje hari ikibazo yewe urameze yo ngayo reka nkubwire ahangaha bahahingira 3,000 kuva hanga kugera hariya ni 5 hano na kare ni 5 komeza wiraze Nyanza wenda ngo bigorera wenda amakasha ashobora kuza ukareba ukore none se ariko reka nkubwire hajye nguramiriza ngaho ni amafaranga reka nkubwire je rwose 3 ndabyemera utumeza kano gatoke ndakihemba akase akanga ndakihemba nje gukora
ariko twaba tunagurira njyewe urameza bitatu n'agatoki nzagace njye ngihemba bitatu yose mwe bitatu nta kibazo hano napfa kubyemera oya ahubwo reka ngaca umwana kugira ngo kazakure oya njye ndakunda gutya gira se tubwire vuba mite ntagira bihumbi bitatu sate njye ntabwo amba bitatu nkazagira umva nimba ugashaka urabizi ibitoki ku isoko birahenze birahenze muri misi jana birahenze ahubwo nasize kilo ni 500 sibyo tuguriranye rero hano harimo ibiro cyangwa byakunda biri umunani birimo sibyo ikintu ngiye kugukora rero kano gatoki mbereza ariko reka nkwereke kuri mukungu wajya witonde nyine mukungu se wabitoraguye ibi ngibi ntabwo nabiri ahubwo dore ikintu tugiye gukora iki gitoki tugiye kucyura amafaranga 2500 none tukimara kubibare 2500 hano urahahingira bitatu hanyuma tuzongera kuri cyo cyatanu tugihere hangaha niba karanga kanigende ntabwo nahakora ngewe nabageze ubwo nakorega ntabwo nakorera urashaka abandi reka n'ubundi reka unarahenda barabivuze kugira ngo niba muhinzi wenyine uhari sawa ugende ubashaka uzabona abandi ujya kundeba se ari impuhwe ngo ntacyo shaba ishokoro wowe umaze kurenga ntakoze igitoki kingana gutya uka yakosha abantu baragwira Mai. Ko tere. Kamumpaye niko katuza kunkoresha gatunamwe. Tere. Wewe n'umuhungu wawe. Meze neza. Kamura mu ngendere. Ngendere. Gitemegere ni cyane. Ngo igirayo iki? Have. Ugiye gukora iki? Abo duteme igitoki amaye. Ikiyese muteme. Ariko se wari. Igira reka duhiteme igitoki twigendere. Ikiyese mutiye gute? Oya utagitemera hasi kikagira. Umuntu yatemera hejuru kikamanuka neza gikobotse. Nese kumfata wande kuje. Byose mujye kugitema ho. Nise itonde wewe. Ase watengiteme. Fita kandi kadungiye kwi uranyishura. Ariko se wewe wa mwana we umva egera igitoki ari. Uranyishura. Kata wegera igitoki nkwereke. Nese ari mu biki. Wava muzani tene igitoki. Uragitema ndagukata. Ako se ndagukata jo. Muretse hitemera igitoki. Nese murajya uteme hagarara ngaha. Ngwino hagarara iruhande rwanyu. Kiravuga. Hagarara iruhande rwanyu kubwira. Ariko Bayohana. Uranyishura se. Tubanze twumva igitekerezo cye. Igitekerezo cyawe ahubwo igitekerezo cyanyu mwe. None se wa mugabo iki gitoki ni icyawe? Ndakubaza iki gitoki ni icyawe kweli? Nese icyo muje gutema niki? Ni iki ngiki? Ahubwo se ugikiye umukanana uti? Ko abantu bahangaha benderanye. Ko ndimo gukorera urutoki rwanjye ibitoki byanjye kugira ngo bigire suzi ko igitoki gice umwanana kibasha gukomera vuba vuba. Asubundi wa mafaranga wampaye mbona ningiga yose ngende karite pura ugiye kwikorera uruntu rungana gutya. Ariko ubunebwe bw'iyi minsi bwo uranyongera. Ndakubwiye ngo hagarara. Uranyishura nawe. Ndakubwiye ngo hagarara utabushwana na banyururugo. Gute se? Oya twavuze kujya gutwara igitoki cy'amabera nga cy'amasera 3. None ndeba uruntu rungana gutya. Nge se ndi imodoka. Uranyishura nyice n'ibiri. Gute uyu muhoro wese naje ngutwaye se? Cyihorere se umva buretse gato. Uranyishura yo kuza. Abantu ntibashaka kuntera umwaka. None reba n'uyu nawe yanze kuva mu nzango nkiteme tugende hakiriga. Nje ndashaka kumaza. Kuki mvuga mukamura urumva ariko kari buntunge mpaka. Ndavuze gusa. Ikize. Suko wagira ngo wamugana ibintu ntabwo ari imikino. Icyo gitoki muje gutema nicyo kwanda. Nimubanze muvuge muvugishwe nimurangiza mumbwire ko mucecetse aho ngaho mvuge ibintu. Ngenda vuze ngo nje gutema igitoki cyanjye naguze. Ntabwo nkutondagiye. Uyu nguyu yari ntabwo akajumba wakarira gasiki. Nako ariko abakine mpamvu ngo nta nijuru muzabona. Harya undi ko ndeba uyagara ko witakuma. Unje akajumba kamwe wanyinditse niri twamaye se.
Bwa kare wowe kariye wakwikora untungana gutya. Ese mwarangije kuvuga mbabazi. Kuvuza ngo none rero nave mu nzira nkiteme ngende hakiri kare. Ugatemwe bitse. Hasane wewe mwanamuje. None se wowe watubuze iki gitoki ni cyawe? None se wana amafaranga wampaye kuva mperuka. Ntayo nagwahe na yahaye nyiracyo. Nyiracyo se ni iki gitoki na kiguze na bijiye bija niwe nishyuye ndeka rero nitemera igitoki kuko sinkitemye mu kwawe. Ngwa nkubwire ubu tuvugana. Ndaguhonda. Kandi uyu mugabo ndamuhungu ndaguhonda. Wowe ayo namagambo ukoresha. None se bari mu abandi se abantu barababaga. Nese bari mu biki? Ariko nyitambika mfite umuhoro ngiye gutema igitoki. Ubuse ngiye gutema nkasanga ndamutemye yitambitse mu nzira. Ubwo icyo ni ijambo uri gukoresha. Ngenda kubwiye utanteza ibibazo. Bari nacyo ngiye gitoki. Mbabarira ho kabyara we mbabara. Wa muhungu we wandetse. Ngewe rwose muvandimwe do. Bose nawe urambike hasi. Ngewe ikibazo nje kwitemera igitoki naguze uwakingurishije nike wowe sinibaza impamvu nyitambika. Nico bishingiye kuki? Aha ko ari mu kwanje ntaguze amafaranga yanjye. Aha ni mu ngarigari bampaye iwanyu. Ariko abantu b'abasaza nyamenaga baritakuma bakigira ingegero bakigira abajura. Ushatse kuvuga igitoki. Iyi sina ntabwo ari ifite izindi zabya bitoki. Ntabwo ari ifite izindi nyinshi cyane. Haso niwe muje buse mutasaga mukagitema ugasanga mukano ku kagari n'abari akava mu nzira nkite na nkigendera. Basaru yari na uri mu nzira yundi nini. Wowe wakwete ko nipeni igitoki no. Mva mubwe uribeshye ndagukubika singango ngo nuko ngano bari naco cyane no muje mu ndebe. Ariko se we muvane mu nzira nyine nitemera igitoki n'igendere. Nese bari mu bicu. Iki gitoki ni cyanjye uwo waguze nanyishura nigendere. Nanyishure nigendere mu cyitwarire. None se bari mu biki? Zuko naboroheye mukagira ngo nimpuza n'ibintu kuguhikiraka. Aho ya nawe ariko nago kuzindura no kuvuga nabi bihagije. Genda shaka kubaza ngo iki gitoki nike. Usako muri guteza muri karitsiye byagenze yewe gutwaye iki? Yewe rwose ko mwabujije umwana kuryama umuravuga igitoki isi yose. Umva rero wa mugabo we ngene iki kibazo. Ngeza amahirwe bisamaza. Nyumva rero. Wangiza amahirwe bisamazara. N'abantu mwe sicyagwangana n'uyu mugabo. Sawa. Ikintu kinzanyaha uranzi muri karitsiye. Sinjya ntwara utuntu tutaruca. Cyane rwose. Ngewe bigiye bijya yanzanye. Anyereka igitoki kiri hariya hirya. Ngo afite ibitoki byo kugurisha. Hano hari imbere. Ngenda mubwira ngo icyo gitoki ntikeze. Ati ngwino ndakuzanira ikindi. Ngeze aho kikiriho n'umukanana. Njuguciye. None sanze uyu kagabo yari we ugiciye umukanana ngo niki. None se kwabijo bijageze hano. Ndabizi se ko ngiye yambwiye ngo kiri mu rubibirwe. Kuki mwe bawe ntago nagutumye kumporera. Wewe burese nabange ngata ariko nikore igitoki. Tuza wowe urabanga ingata urabanga ingata wamubwiye uko urabona uyu mugabo ahagaze hano abima igitoki mwavuganye. Unasana amafaranga bampaye. Mwebwe mukamye ikimasa. Oya ngewe muri mano wakagabo. Ngenje kwikorera igitoki. Nambwira ngo nyereke ndakire. Ngereka rero maso usanzwe muri ingata nikore igitoki. Muvano mugende. Kwabisho bizatora bihera. Aciye. Fatoro wawe. Niba kudutema byana ne weki mugende. Ni ureka nkubara. Usubundi reka nkubara. Ariko muri intambara nta mategeko aturengera ariko. Bisama ntuhari. Ndari. Reka nkubwire nkorohereza. Bisho bija wamuhaye amafaranga. Gena mwishyura amafaranga 2000 byane. Nimba ari 2000 rero. Agarara hano wowe. Yewe ko murimo gutongana cyane byagenze gute. Bimeze bito. Kaga narinje nje kugushaka. Washaka. Reka mbere ukuntu bigiye kugenda kaga. Yego urareba. Uretse gato. Tubanza twumve. Tugiye kuvana. Tugende tuzane bijobije. Atwereke ahe hageze he. Ahawe hageze. Ahubwo se twazabona muri mwarse tukamusanga. Nta nubwo nonda. Genda guma pakaje ameshi igitoki cyane. Nyine uwo ndakuvuga n'ibiki byabereye. Ariko muzi ko n'umucuruzi mbangeneye ku. Abashitse barimo kugushaka bagushatse. Asorano we butake. Ese iyo mikino muri gukina. Muze tugende. Byabereye igitoki cyane. Cyangwa tubanze tujye niwe tumurebe. Nibiki byabereye ibintu dukora. Cyane. Niko umuyobozi ntabwo ari neza ntabwo. Nubwo abantu bari kumfatirana iki gitoye nagiguze nabigiye bijya none ngo ako bigiye uyu ni umuyobozi wanje arahara. Wawe se hano ko tuzi mwari mu murima gwa kagabo. Bigiye bija wakiguranye nawe. Hano ni mu murima gwawe twese abamwe murasangira mu karenge
ariko nawe wirika abantu nategera naco wagira ngo ase kunkubita urankubita utananyishuye ubabaza tutahuriye mu kabari ngo dusangire tuzajya tutagira ijambo wowe tugenda uramurima n'ubwo akagabo kiriya gitoki ni icyakagabo ariko uyu wahurutse aje nk'iyagatera siwe ewe mama budunyu mbaye utegura utuntu hano mbase ntuza yanjiriye ako ntuza ntabwo yageze ahangaha nde ntuza nyiransibura ntaho ngeze mba kare twahuye arambwa ngo imigozi zabo babashumba ngo baziraye ngo muri Nyakigezi imigozi y'ibijumba bahurutuye ngo bazirangije uko nyine ngiye mu nama sinabikurikirana ngo njeyo none ubwo biragenda bite wagiye se ugafata isuka ukajya kubinyogoza nubwo byaba ari imishuru ubwo abantu bahahurutuye bakahahera imigozi uzi ngo ntibazasubira inyuma baje gukura maze ntitubarege ngo baturire ibijumba tujye urarega se wafashe nawe rero ibintu uvugaga kaga ibintu nk'ibyaba ndabona ntuza yanje reba akayoga kandi narayenzanye uraseta urugo ako si iyo ubanza ukanywa amazi ukaba nizo ari ngombwa banywa zikabanza zikagukira induranywa amazi ariko iwacu nta uwacu warozwacu dederaga yewe maze ibintu uragaga no kumva ibintu byawe ukagenda ukurandaka narageze ku kabare reba ngo impande y'ihembe munsi y'ikarabiya ibumoso bwa gakoco narageze ku kabare nsangayo Sayidi ubwo abanguriye icupa seruhungu nawe bayikubisemo ati mzee uracumva intindari abaguzi abiri seco kaba yahageze seco wampfundurira mpereza hano secoko rero abaje nawe ari kudoya nagatanga ijoro watashye ngo yabonye se muharahakatiye aravuga ngo reka mukurikire ngo amwibarishwe udukara udukuru setakose usumugore ntiyahise amutakisanyira sehene goko yaragiye ahubwo sekwene niwe twahuye ngo umukobwa yarutse kubyara impanga wande ntamenyaga amakuru mazima ansangagaho wabyaye n'umukobwa wa Serusi nari nabitiranije ngaho itereke mwiriwe marina mu bintu yo bija mwiriwe muzenzi mwiriwe mumbwire neza ngaho se nubuhoro ko mumwikoreye n'ingata zidafite ikintu se nubuhoro ariko komera nyagacuruzi babarira rwose nta bintu byinshi shaka mu mafaranga yanjye kubera iki twaguze kagabo yakiri nyine navuga ubujya gurisha igitoki kitarice ndese umugabo wawe nujye bavuga se nta rutoki dufite uruhe se nimba murufite mwajye mugurisha ibyanyu mukareka kuza kugurisha iby'abandi kandi ngende no gukererwa babakiriya bambuze si kagabagiza kagaburirwe nturo umva ikibazo turi kubaza hano igitoki wagurishije n'icawe igitoki wagurishije n'icawe wereka kumbaza ubusa nakugurishije si igitoki nyina umutekano yamushubuza dumusanze bari bicanye nijoro bakijije ariko suretse nibyo ko muzayamubona ko nyesi ngewe ari ngewe uzi gupfusha ubusa amafaranga nagwaye amafaranga yegere Nusi bigenze gute kutagiye kugitera nyine se simvuyeyo hanyuma uyu kagabo tukamusanga ajyahagaze impande agahita avuga ngo ni igisambo witonde ubwo igisambo cyahehe ko dusanzemo wowe urabizi wakubitwa n'umugabo utarubaho avuze ngo iki agira ngo umugabo wawe yandenza maze rero na
ngewe nyihere amafaranga nigendere kuko igitoki yamujije kugitema Kagabo ngo ni icye ngo niba yavuze ngo niba ari igisigisi ngo ni igisigara ngo ni mu ngarigari ya seda ngo hariya ngo harengere abo bose bakuri uhagazeho baba baravuze ngo uze n'ikindi kugira ngo ibintu byorohe dore umuntu wahaye amafaranga nguyu njyewe ndagiye igitoki cyanjye nzaramuka nkibuze do ndagatora mama muze n'iki ko ari icyaho ko utabivumbura wenda ni biwe n'iki muze kiriya gitoki ni icyawe cyangwa ni icy'umugabo icyo wagurishije ubu kiriya gitoki wagurishije ni icyawe cyangwa ni icuriya mugabo ni icyanje ni mukwanje twagenda ukabisobanukanyere ku rubibi rwawe nawe wigiye kugenda urubibi rwose nari nansina ni yandi ninde wayiteye ninde wayiteye ariko uyu mugabo ra ubu umuntu ntabwo ikirakuru umupagasi ukamuterera isina zera ujye ahubwo se kaga kabiri kangahe bijiyo bije atera insina mu kwa ndakubaza nyine kimwe baba bakanyishura nk'igende cyanda mbese niko Kagabo abemba bari barashaka amafaranga ngiye nigende ngambwira wa mugabo ubwo ruribi uri kuvuga n'uruzi n'urwahe ahubwo werekana igitoki cyawe cyane cyo wagurishije waririye amafaranga werekana igitoki waririye amafaranga wagurishije n'uko igitoki kiri mu kwawe gute mu ruhe ruhande kubeka byaro ko ari ibintu byigaragaza sibyo ko ari ibintu byigaragaza reba urubibi rwa bijo biza hano uru rubibi rurahuriraho n'iki gitoki witese n'isi nyine njye kintu ndi gusobanuza we byafashe unsobanurire iyi nsina ni wowe wayiteye umuhati si nguyu usirabyerekana ibyo by'umuhati rero iby'umuhati ntacyo bivuze njye naritereye insina yanjye vuga uti wandi iyi nsina ni wowe wayiteye none ubu nirinda ucaga ibi ikibazo cya mbere wemera yuko uyu muhati ari rwo rubiri wemera yuko uyu muhati ari rwo rubiri nawe nyiri ugutema igitoki ngwino ubirebe natobye aka kazi kanyu ubundi aka ni akazi naje mu cyami impamba mbese urimo guterekera cyane uronja kuzugurukira mu isambu ndaguhanye ariko isambu yawe iri hehe uronja kuzugurukira utankanga ubwiza ukuri cy'Imana kamubwira reka nkore ntabwo wandenza amakuru ntabwo wandenza amakuru mbese muyobozi njye nambwira ati iyi nsina niwe wayiteye ibyo ngibyo nje ndabyumva pe kandi n'ibitoki byose byeragahanga uzabaze na data ntuzase macibiri nuko ubu nyakwigendera ukankwereka jya kubaza nyakwigendera seruhungu mujya kumubaza bijoje nkankubaza ikibazo uteye hano ibijumba ndabona bikomeye ubwo iby'abashitsi bawe rero nusanga ahubwo genda ubambwire ngo ndaje ikibazo nandi kukubaza uteye hano ibijumba ikijumba kwa kundi kigenda umugozi wacu cyangwa uruyuzi rukagenda ukagera mu kundi wagenda uja kurusarura ngo n'urwawe ngo kubera ko waruteye ariko kubera ko waruteye mu kwawe rukagenda rukagira mu kundi ese wakurikira ibyo bihaza ukajuja kubisarura ahantu hatarahawe ngo nuko ngo uruzi ngo rwavuye iwawe kurabona iyi nsina ukuntu byagenze njyewe nabyitegereje nk'ubu aha ni mu kwa bijoro biragaragara n'iyi nsina uko bigaragara niyo nyina wiyi ariko kwa kundi insina zigenda zibyara zarabyaye zigera mu kw'abandi wagurisha igitoki kutari icawe oya nongera ngo ndazirimbura zivemo itonde uzirimbura se ni mukwawe nongera ngo ikindi kibazo arimo kubyitiranya na kwa kundi voka ibite mu gipangu cy'umuntu none voka igishami rimwe rikaza mu kindi gipangu ibyo bintu wenda birumvikana ko izo voka ziri ku giti cye ariko wambwira ntabwo byumvikana njyewe reka mbyumve mumbwirire mumbarize ndaviramo aho ku mafaranga yanjye namuhaye kandi mwamuzi ko oya ifaranga zawe arazigusubiza naba amafaranga yanjye araguhasa yamaze kuyashingamo umuheha araguha amafaranga none si ubwo murumva njyewe nahombe amafaranga angana igitoki umaze kumenya nyiraco n'uyu nguyu niba ushaka kongera kukigura urongera ukigure nawe ifaranga zifate uzusubize nyirazo ubwo nuko bigenze mumvire mu murima murimo no kuwunika tutanga amahoro mu murima w'abantu mumvire mu murima murimo kuwunika
tugende mukuri kuko n'umuyobozi ujye muntuzaho ndeka nikomeze imirimo yawe tuve mu kw'abandi tugende simba shaka ariko kaga ugize umwaku ntasitaraho gato ni ukugenda uhetse amaboko none muyobozi ubwo utangiye kunkana muyobozi umva nyokuru wawe ngambwiye byamubayeho ndabizi none byamubayeho ndabizi ntunkange ntabwo tukibatinya ndagenda mpetse amaboko nawe uko abagura intoki ariko gererwa ubu wowe uzamera ute uzajya ubaho ucyo muri ubu buzima koko uzajya uhora wifuza kurya ibitari ibyawe njyaho amafaranga yanjye nyabone rwose unzane amafaranga ntabwo naje gucururiza ifaranga urazimusubiza natwe reka dutange umwanya nikorera akazi kanjye basi kwanza ndimo guhera yewe ugashaka amafaranga yanjye uvuge gakeya si mwana ikigore mbone kigiye reba kunaga mwereye ndimo gukora ibyo shaka amasoye we urukunda hishi ndimwere mu kazi kanjye wampire mu murima genda zo bamututu z'abandi yagiye asa birarangirira aho ngaho basi none mwana ngaroreke inyamunyu tuzayigabana nigabana nawe dupfana iki ngare aho nyine insina tuyirimbure tumenye nk'ivuye mitazahorera duteranye urukuba natamuyo njinzina nayitereye cuko zenda kuba insobanuriye kuba insina zageze byaramukundi bo birumvikana ngaho wenda naba nisuko ko kubwa natsinzwe udatsindwa kandi byigaragaza nawe ubireba mbase icyaba cyiza rero ariko ntabwo byashoboka hano twaburana itaka rikaka ntabwo insina yabi uraburana itaka rya kane urubibi rubigaragaza umva rero mwaretse nkakomeza nkarerura ntabwo hano byaharangiriye nyandikira urupapuro nzamuke muri pariki ibyo ndabikora ngo utanga umwanya akomeza akora ibyo akora ibyo ndabikora nanjye nzaruburana we ngo nanjye nzaruburana noneho nasize ni nyinshi wanshakira umwavoka ndagushaka umwavoka urubanza rutaratangira shakira abavoka bata genda umuyobozi ikintu ngiye gukorera ngiye gutanga raporo nanga ikirego cawe wowe aho uzagera uzishakira umuyobozi wowe nyandikira nje nigiye kurega mu rukiko ibyo ndabikora kandi ndaje mu rukuru rw'igihugu twagiye tunyure hano tuve mu rutoki rw'abana umuntu abaga yaritereye iki insina yagoreye insina iki wacu uzamuga kuva na kera aba bantu nje ntabwo duhuza ni impamo y'imana kuva na kera sebukwe nuza rwacendera no twahoze urugeretse tutumvikana kavuga inyama twari twadikanyije ahijya muri nyakigezi dufite urubi n'ubundi rwavoka voka none azagwa mukwe akavuga ngo kiriya kigore mukibwire ko nagiye mukibwire ko ntari wagumye hasi reka nigendere komeza mu rutoki rwawe ubwo ikibazo ntagikomeza nzaza nzabivuga oya nta kibazo nizere ko mwabikemuye n'igihe muntesheje naco uzacyandika nta kibazo wowe wakora n'iki narigarutse rero burya ndajya mbitekereza ndakuza gusanga burya bituruka n'abikorera nabonye mboye isanusa baje abayobozi bavuye hano bavuye hano dore bijo bije ari yangurishije igitoki wa mugabo yari yakigurishije na ntuza na wa mugore ucuruza abatekano kuko bose mbonye bashoreranye bari bashoreranye umve ngo yaraje yarabigurisha akigurisha ntabizi ibihumbi 4 byose burya niyo ugitema wari gusanga bagufashe nk'umuntu kwari urubanza narwo ahubwo kwari urubanza ariko urubanza umuyobozi araje areba umuhati ashyira mu gaciro asanga ko n'ubundi cy'icyaha kurundi ariko birigaragaza uretse amatiku y'abantu yigaragaza hanyuma rero ikiraka wagihombye kuko namaze kugitanga bahahingiye 2,000 kandi wowe wacaga 3,000 kandi batarahinga ntabwo barahahinga arahazindukiye rero urajya mu bigende namaze no kumwishyura nangiye kuyagahanya oya namaze no kumwishyura byarangiye rero iyo wirangayo uburyo iyo bitinze birapfa uziko nari maze gufata ikigare cyo hirya kuri wa mukecuru umwe wepfo nzibona yatumeza akavatsi bicyo mwishyiraho gende dupatane yara muza ko ku munsi yo kuruvuka yankuka ndayakorera nabonye mboye isanusa baje abayobozi bavuye hano bavuye hano dore bijo bije ari yangurishije igitoki wa mugabo yari yakigurishije na ntuza na wa mugore ucuruza abatekano kuko bose mbonye bashoreranye bari bashoreranye umve ngo yaraje yarabigurisha akigurisha ntabizi ibihumbi 4 byose burya niyo ugitema
wari gusanga bagufashe nk'umuntu hari urubanza narwo ahubwo hari urubanza ariko urubanza umuyobozi araje areba umuhati ashyira mu gaciro asanga gukubita kimwe cyane ubundi ariko birigaragaza uretse amatiku y'abantu birigaragaza hanyuma rero ikiraka wagihombye kuko namaze kugitanga bahahingiye 2,000 kandi wowe waca 1,000 ntabwo barahahinga arahazindukira nose urajya mu rugendo namaze no kumwishyura nanjye kuyagahanya oya namaze no kumwishyura byarangiye rero iyo wirangayo uburyo iyo bukize birapfa ko nari maze gufata ikiganza cyo hirya kuba mukecuru mwe we ko zibna yatumeza akavati cyanyishyiraho tugende dufatanye ari aho muza ku munsi wo kuruhuka ari yamuka ndayaguha ugende tugende bebije byageze ukomeze still running action tugende dufatane ari kunoza kuri voka ubundi tugende nkwishyure nta hano hari mu nguka se haruguru yaho kunoza ahandi ruhande rwo kwa Nyese hari ahantu ko hagoranyira hano sinye ugabanyirije icyatanu ntagiye mataganyura nje mataganyura ariko uratuyameza bwandiye ko nakimura kabazo reka nkwereke bishokora bizi ntabwo tubanye nabi itoki sanga undi cyaguye ubanye nkubwire ntabwo tubanye nabi sibyo wowe tugende nkwereka ahantu ugira ahubwo tuvugane kuko ni naho hafite amafaranga menshi wakwishyiramo abantuza abahinzi ukipatana kuko njye sinjya mpemukura bizi ndabizi nta kibazo nta kundi rero tugende ahubwo dufatane dushyire mu buryo ako rero kano gacoko ushatse n'undi wakamereza ukagatwara ubundi se burabisha nta birarira ntabwo ari bugitema akora musaza nako kagira